ararutse inshuti ya Yesu arukiye mu gituza cye asinziriye mu rukundo rw'Imana. Agenda ku kibanza nyuma yaho ashyiraho abakozi nanjye tujyanamo. Ntabwo pasiteri yigeze anicisha inzara, ntabwo yigeze areba ko agiye kunkorera, yahinduka abakozi nanjye kawe kwambara n'umuntu uko nambaye gukira. Uru ni urwibutso yasigiye nzajya mwibukiraho. Ari kumwe na mama arambwira ati ndagushaka umufitiye impano se pasiteri none impano mayeni kagenda ageze ati twakuzaniye igitenge na madamu igitenge barakizaniye agira abasabye umuryango muremure mubona. Abana ni abana banyu, ni abana b'abavandimwe bacu n'abato, binginze muzakomeze mukurikirane imibereho yacu, kandi n'abana ndabizi neza uko ari kutureba. tuzongera kubabara tuzongera kuzamarira gusuzumwa no gusonga no gukina ahubwo tuzabana mu munezero udashira. Eugene aragiye gukoresha ibintu by'ubutwari, ntabwo yigeze ajya mu bicu mu by'ukuri, yajyaga yita ku rugo rwacu akarumenya, no mu gihe cya korona yarakoze pe, na mbere yaho na nyuma yaho. Inzozi Zacu TV, ibiganiro n'amakuru agezweho. Pastor Theogene, papa, ufite na mama wacu, ko mutureba twese tugiye dufite amateka atandukanye. Kuri Pastor Theogene namfashije cyane, bakuze ntazi mama na papa, baraga ampumuriza buri munsi, uti mwana wanjye aho batari ndahari, rero uti iyo nacigaga intege cyangwa uti mwana wanjye ndi kumwe nawe, amfashije bikomeye cyane kugeza ubu. Nawe bana bakunda benshi ni abanyeshuri, abiga kaminuza bitangiye muri iyi minsi, abandi biga muri segonderi, ariko tukimara kumva inkuru twese kubyakira byaratugoye na none turabyakira neza, ariko gusa nizera ko Imana batumye bibaho, hari impamvu batumye bibaho. Ndabasabye umuryango muremure mubona, aba bana ni abana banyu, ni abana b'abavandimwe bacu n'abato, binginze muzakomeze mukurikirane
imibereho yacu kandi n'aho ari ndabizi neza uko ari kutureba. tuzi neza ko ari kubona ibyo tubigira hano. Ndabasabye uzatube hafi kandi ibyo yasize yifuje ko twese tuba abagabo tube inkumi. Yarambwiye ati Jacques muhungu wanjye nzanezezwa no kubona mushyingiye, nzanezezwa no kubona bari umuntu w'umugabo, ariko wagiye tutabaye bizashoboka imbaraga z'Imana. Murakoze rero kandi nta kintu nakongeraho. narangije ariko numva bababwira gukomera muhumure kureba inshuti za pasiteri urimo murareba igiteraniro hano hari itorero, hari abantu b'Imana, muzabaho kandi muziga kandi muzarya neza, muzambara neza. Imana imugisha. Hagarariye ikinyamakuru kita hakurikiraho umunyabugingo Aimable n'abanazi bari hafi, hanyuma Domina n'abanazi bari hafi. Uyu Domina n'umubyeyi Pasiteri Theogene yubakiye inzu kandi unavuze waba uri hafi yabanza nta kibazo. Ndabizi ko muri protokole bateguye Domina yaza. baragiye ngeze mu rugo ntabwo byatinze kuko nagiye kubona mbona imodoka ziparitse ku muhanda. Mbona ahantu isi ihetse amabati, araza iraza niyo yaje imbere ya pasiteri, hakurikiraho n'izindi modoka zikurikiraho. Kuko nabaga mu nzu idakitse ntabwo nigeze cyane naryamye ariko y'amabati bate kuyashyira hejuru kandi n'ibyo bakayatwara bose yazavuga ko nayagurishije. Ubwo nawe ntabwo byatinze kuko yarazi ko umuzigo washyizeho yahise ahamagara moteri w'umurenge. Icyo gihe n'igihe yari yarakoze impanuka nanone ariko moteri araza arigiye twajyanye aragenda arangije kukireba aramubwira ati noneho ibisigaye mu kubaka nubwo ntabwo byinshi. Hari igihe cy'imvura aravuga ati
twumva amatafari reka tugure ibiti. Bagura ibiti biragenda bijya ku kibanza, nyuma yaho dushyiraho abakozi nanjye tujyanamo. Ntabwo pasiteri yigeze abicisha inzara, ntabwo yigeze areba ko agiye kunkorera, yahembaga abakozi umwanya kamwe. Akambwira ati genda nawe ujye kureba icyo abana bari kurya. Inzu nta gihe cyaciyemo, afata imodoka ye itunda umucanga kuko umucanga bawukura wowe. Imodoka itunda umucanga turagenda bayitera igipangu. Tuvugana rero inzira ihagaze aho ngaho, iteye igipangu inyuma no muri salo. Ubindi byumba ubwo ni ukuvuga ngo ubindi byumba nta mucanga urimo, ariko uwo pasiteri aho ari hose urupfu rwe rwarantunguye. Na n'ubu kwiyakira byarananiye, ariko nizere ko yabifashije. Nizere ko Imana yamwakira. Ubu kurya byariwe, kwambara n'umuntu uko nambaye gukira. Uru ni urwibutso yasigiye nzajya mwibukiraho. Ari kumwe na mama, arambwira ati njya gushaka umufitiye impano. Se pasiteri none impano mbaye ni kanyana ageze ati twakuzaniye igitenge na madamu. Igitenge barakizaniye hagira abagira igitego uzafata amafaranga. Abana banjye baravuye mu ishuri barabikanye. Indi n'ibijyanye n'ibirara bagiye gutangira icya kabiri. Abana baraza bicara mu rugo, natwe turakicaranye, ariko pasiteri yambwiye ati uzajya ku kigo ngaguhe fagitire y'amafaranga agomba kwishyura. Byari mu 27,400, mbasha kubona 2, ngenda mvuga ngo nanjye bigende gamuka. Ubwo rero arambwira ati abana bihorere igihembwe cya kabiri ntacyo bize, ati bihorere bazajye mu kwezi kwa 9 basubire aho bigaga. Ayo mafaranga nzaba narayabonye nyishyura. Ubu rero pasiteri twahuraga mu muhanda ntabwo yacugiye nshaka adahagaze. Ndimo kureba imodoka zitambutse mu muhanda, ndabona akambwira ati ntukagire ikibazo cy'inzara nubona wabibona. Ugeze ukora jaride ariko abana baraheba. Aho undi muntu wamukoraga muri jaride ni jye, simburare simbwibirwe. Hakaba n'igihe ampaye amafaranga akambwira ati mbwira ayo ya telefone akansubikiraho amafaranga nkagenda nkahahira abantu. Ariko ubu nta kintu kibi Imana gutwaza. Hari igihe Imana yaba yaramuhamagaye, yaranteganyirije n'undi muterankunga ushobora kumufasha, kuko yari yarambwiye ati mu kwezi kwa 9 inzu yawe uzaba wegeyemo. Yari yarakoresheje inzugi, nanjye gukoresha inzugi. Hari urugi rwo kuri salo n'amadirishya 2, ariko ikiriho cyo nanjye ndasigara
nzaguma nicaye cyose nuko Imana izasubiza ariko Imana izabishaka ibikore inzu yanjye ijyemo mbe mu nzu yarabona rwose ugira uti nimfa ntimuzarire ibindi bimenyetso byinshi narondoye nicyo gituma twizeye ko amugira neza berega ababyeyi bana b'umupfakazi namwe mfubyi nimureke dukomere mukavutsa imirimo n'ibihate by'isi mubaryamye ku gituza cya sogokuruza w'abizera ahubwo duharanire ibikiza ibyo tubwira yaba tuzamusanga y'amahoro tugira tuti ruhukira mu mahoro mubyeyi yaba umusizi uharanira kutisiga ibyaha munyabugingo mpamvu dukomeze kwihangana kandi yaba tuzagera amahoro yakoze natwe reka mpamagare nyirasenge wa Theogene Bego Venance akurikirwe nyirabukwe Pasiteri Theogene turaza kuva kandi twitegura kumva umufasha wa Pasiteri Theogene ariko mu nshuti z'Imana kuko ari Imana nziza
Imana yangiriye neza bamwumva kuba igihe cyarageraga cy'icyunamo mbona imbere irimo imbere kwibuka byarangiye ndetse ko wabera igitambo imbere y'Imana kuko mbaga ntabasha nta muntu n'umwe turuka kuvuga bararangiye ubundi ariko Imana yo mu ijuru imateuje umunsi hasi muzaniwe tutimwe nawe niteuje umunsi hasi ndarira Imana ishimwe uri gukorera igihe ishakiye Imana yarakoze cyane igihe cyarageze abapantekote ni ukuri bamufashije ubukwe bwe barasaba turashyingira amusuka Theogene arabyara agira abana Imana ihimbarizwe mfashijwe n'amaboko ye b'abapantekote ubwo rero barakoze kuko bagize neza arabyara asize abana bane nk'uko twari twarakoze n'uko yatashye akaba atashye ariko arasize icyo kintu nagishimye Imana ikindi cya kabiri nashimye ntabwo bagiye gukunda gusa ngo bajya bararabeguje icyo nicyo gukora yarakoze rero Yesu yakoze iby'ubutwari izina ry'Uwiteka rihimbazwe Imana ishimwe Imana ishimwe rero arasize asigiye abana umudamu we ntahagurukiye anzanira abana bose adashigaje n'umwe Imana ko Theogene yabonye ubugingo yakoze imirimo njyewe ntabwo gukora Imana ishimwe ubwo rero Imana ihimbarizwe cyane data wo mu ijuru yakoze iby'ubutwari yakoze iby'ibanga nagira ngo bahumurage mwiza azakorerwa Imana yarakoze neza Haleluya Imana y'ishimwe arasize asize asize n'umudamu uzakorera Imana uzabagira ngo uzanezezwa n'Imana mu mutima Imana yarakoze cyane ubu rero asize aba bana ariko kandi Imana y'ukuri kuko igira neza nunda ya data na mama kandi twashize birangiye numva niriheje numva ntazaba mu kindi baturutse kuri data ariko dore Imana yakoze kaza bakansura hanezererwa Imana haleluya kumva Imana n'umwana wayo yandi naseka yakoze neza arasize rero Imana ihimbarizwe kandi ishyirwe hejuru asize abana b'abahungu babiri asize abakobwa babiri Imana ishimwe Imana ni iyacu kuri iyo twasenze umugabo ntabwo tuyigisha inama nta nubwo tuyitanga imbere yatashye Theogene Imana imuhungisha nanjye cyangwa bakira azamusangayo kibi gikomeye cy'ubutakazi uri muto uhaye umurage ukorere maze urebe abana maze wanderere ushobora Yesu we ushimwe icyubahiro cy'Imana yacu ni byiza cyane gusenga ni igiciro cyinshi ariko iwacu harasigaye haleluya ibi byakoze Yesu sigeze mutanga imbere ahubwo n'abandi imbere ushobora kumufasha ariko mu itorero ariko nk'abantu b'Imana ariko nk'abakijijwe ariko nk'abashaka gukorera Imana bakazabona ubugingo bwa Theogene muzamenyera abantu Imana izabakundisha Imana ishimwe cyane ubwo rero Yesu yarakoze ntabwo atari ntabwo atari nabyo bituma muganga
Imana iberera abana abahungu n'abakobwa, Imana ikora kugira abantu bayo izina ry'Uwiteka rihimbazwe. Ariko nk'amatora mwakoze ku mutwaro njyewe ntabwo nari kubishobora, singiye kubabeshya nta kintu nari kubishobora, narabasuraga ariko barikoraga bose maze banezerwa bavuga ngo uracyariho Yesu, uracyariho. Imana ishimwe rero komeza imbere abantu kuko asize apfa yari muto ariko umwuka w'Imana nyamukoresha ariko ari kuri ubu rugamba rukomeye. Data ni mwiza kandi arakomeye icyizere rwose n'ubuzima unavuga umuntu bwakwira bugacya ariko yakomeye n'abandi ariko mureke mw'abantu b'Imana kose itorero ryandereye abana njyewe ubwanjye numva ntabishobora, nagize ubumuga kugira nuko ntabishobora nyine, ariko barikoraga we barikoraga bagaturuka haruguru y'urugo maze bakaza bose yagiye yaramuretse amaze izina maze imyaka maze umusaza wabanye nanjye akandika mu gihe cy'intambara aramubaza ati mubaze imyaka ingana iki? Teje Imana imuhimuko ridashira kandi Imana ibe gukiranuka nanjye tuzabane muri kiriya gihugu ni gakondo yagize ariko nzagerayo idasize urubyaro rwanjye. Imana ihimbaze cyane ikintu Imana yanyituye ni ukumusigira niyo napfa none ariko mbasize. Imana ishimwe. Haleluya. Umutware Yesu mweke tumukomereho n'intwari twagera aho bukomeye ni mwiza, twagera mu bibazo n'intambara ni mwiza, sinza nshuti uyu mubyeyi mumufate dushima Imana ubuhamya duhaye bwiza, twumva twaha Imana amashyi. Ahantu hose yatangiraga kwigisha ijambo ry'Imana yajyaga avuga ko afite abana 4 kandi basa. nkatwe abakristo batuzi igikorwa nk'icyo cyagize kuko Imana niyo yonyine iri ikikora ikakirwa kandi ikagikomeza. Ubwacu tuzi neza yuko abo yaremye ikabatoranya mu bintu byinshi by'abanyabyaha igakoresha iby'ubutwari. Ijambo ryayo muri Isirayeli abo munzanira umuntu naremye uwo nashyira ubuzima bw'iki cyoro igihe wamuremye igihe wamuremye. Mu by'ukuri Pasiteri Theogene yari umukuru wacu, yaje mu rugo iwacu kudusaba umugeni. Ntabwo byari byoroshye ariko kuko ari umugambi w'Imana twashimye ko ari we hagati y'abandi benshi bari baje, twashimye ko ari we utubiri ni ugutoranya kw'Imana. Urebye ukuntu yanditse iki gihe ntabwo yari afite ishusho wavuga ngo wanga umwana wawe ariko ukajya kora kubigira, ariko kuko ari umugambi w'Imana niwe Imana yashimye ko tumushyingira umukobwa wacu wa Nyanakasi. Ntabwo byari byoroshye ariko Imana ikomeye irindira byoroshye. Abantu twari turi kumukibukura barabyibuka uko bwari bumeze. Urugendo rwose twakoze ntabwo byari byoroshye ko Imana yarabikoze. Umwanya rero ntabwo umwanya twagombye kumera nk'abakoresha n'ubwo birimo bakagira ibyiringiro, twabonye kwishimira ko Imana yakoze iby'ubutwari, yakoze ibyo agomba gukora, imwishyira iramuvura kuko twebwe ntabwo tumenya ibiri imbere ariko ibi bizi bisinashimye. Uyu mwanya rero dukomere kandi dushikane kuko mu ijambo ry'Imana rivuga ngo twe
situzapfa twibagirwe nk'amazi amaze gutemba ariko situzapfa tugiye icyo ni ikibazo tuzaba tugiye icyapa tuzapfa nk'uko abakiranutsi bapfa yesu byacu bikazaba nk'ibyabo tukazahura umunezero udashira aho tuzongera kubabara tuzongera kurira kuza amarira gusuzuma no gusunga no gukina ahubwo tuzabona umunezero udashira cyangwa rero twese tukazahura no kandi ngurira magana no makumyabiri na kabiri yesu nawe mwiza Yesu nashimwe uyu mutware wanjye uyu ni umwana wanjye w'imfura ni umwana wacu w'imfura ni umubyeyi ufite abana 6 n'abuzukuru 7 Imana ihabwe icyubahiro uyu ni imfura yanjye ijambo ryarambwiye rirambwira ngo hahirwa abapfapfiriye mu mwami baruhuke imirimo n'imihanda bya hano mu isi imirimo yabo igende ibakurikiye cyangwa se bajyane Imana ishimwe rero iyo wakavuga ngo umuntu wabyawe n'umugore arama igihe gito kandi icyo gihe amara mu isi ni igihe cy'intambara ni igihe cy'imibabaro Imana yashaka icyubahiro rero shima Imana rwose nubwo imvugo yayo utajya tubasha kuyisobanura namubaraga mu bana banjye b'abahungu 3 ngira n'abakobwa 3 Eugene Imana yagiye mukoresha ibintu by'ubutwari ntabwo yigeze arya ngo aducure mu by'ukuri yajyaga yita ku rugo rwacu akarumenya no mu gihe cya korona yarakoze pe na mbere yaho na nyuma yaho najyaga kubona ngo imodoka iraje iraparitse ibyo kurya bivuyemo amafaranga Imana imwakire gusa muri abo bana 6 nifuje kubera umwana wanjye wa 3 yafashaga abana banjye 2 b'abahungu umwe nazi twari kwitonda Jacques naje umwe wundi we ntabwo ari ino ntabwo yabashije kuboneka ari ahantu kure ariko aba bana yarabafashije mu gihe cya korona yarabatwaye na bugingo uyu munsi ubu yari akiriwe yagiye amufasha amushyira mu bandi bana mbese amutera inkunga ubu ngubu uyu mwana Eugene yagiye amushyigikira amushyira mu muhanda mbese yiga umuhanda yiga gutwara imodoka ikabona perimi ejo bundi rero yabonye indi perimi ya D ngira ngo yo gutwara imodoka nini Eugene yagiye amushyigikira mu by'ukuri urumva Eugene yakoze imirimo myinshi cyane ntarondogora gusa Imana yawe icyubahiro reka ndekere reka n'umwana wanjye nawe muhe Imana imugisha muzakomeze mubane natwe mudushyigikire mudufate mu mugongo Imana ishimwe biragoye cyane muri uyu mwanya ureba icyo navuga kuko ari ibihe binduhije kandi bitanyoroheye namba